ubuzima budafite ibibazo ntawe mbwijeje. Ibigeragezo ni rusange mu bantu. Ubwo umuntu aka kanya uri kudukurikira yibagirwe ko hari ukuntu we afite ibibazo bitandukanye n'iby'abandi bafite. Twemeranye ko ubwo nta kigeragezo wowe ufite, wowe udukurikira nta kigeragezo cya hatari ufite abandi badafite. Urukingo ni utuvirusi dukeya tw'indwara bagutera kugira ngo ya ndwara niza noneho nyirizina izasange abasirikare muri wowe barakangutse bakanguwe na twa tundi baguteye mbere. Urimo kubyumva? N'ibigeragezo rero nuko tugomba kubyumva. Bizira kugira ngo umukiranutsi w'Imana akomezwe nabyo. Nakomera bituma iby'ubutaha bizaza bitazamuhungabanya. Bivuze ngo n'umuntu yagombye no kubyinubira. Yagombye no gushaka ko bivaho. Kuko nushaka ko bivaho ikindi kiraza kuza gikomeye. Ni nko kujugunya ibinini. Ni nko kuba gisanga nta rukingo ruri muri wowe. Ni nko muganga yaguha imiti ukayijugunya. Niba rero gusenga bisaba kwerekeza ibitekerezo ku Mana. Ubwo kwerekeza ibitekerezo ku Mana byakorwa, birashoboka ko wanabikora uri ahandi hantu hatari aho usanzwe uri, reka mbyemere rwose, ariko byanakorwa uri naho usanzwe uri mu gihe cyose umutima wawe udafite ibindi bintu uri muratekereza, ahubwo gutekereza ku Mana. Ariko noneho tujyana Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Ntago bivuze rero ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro kubera ko ibyo yarari gusengera byagize ute byakuweho, ahubwo n'umumaro waba kwibuka ubushake bw'Imana muri ibyo bintu birimo biramubaho. Urimo kubyumva? Bityo kubera ko umukiranutsi aba yubaha Imana akanashimira Imana, akavuga ati Imana ndagushimiye ko menye kibi wemeye ko bingeraho kugira ngo nanyigishe niki. Bityo n'Imana bimuciriye akanzu ko kumenya n'ibyo ngibyo Imana yamushakagaho. Umukiranutsi kwiriza ubusa nyakuri nuko akomeza kubwira abantu ubutumwa bwiza, yamamaza imirimo Imana yakoze, abari mu nzu y'imbohe bakabohoka, abashonje bakabona ibyo kurya. Ubu ndi kwiriza ubusa kandi nariye mu kanya kashize. Okay, nkuko bisanzwe reka tukwakire kuri televiziyo zacu cyangwa televiziyo yacu. Uyu munsi nkuko twabiteguye cyangwa se turimo tubyiyumvamo uko Mwuka dushoboza, ndashaka ngo dusesengure neza abantu bibaza ibijyanye no kujya gusengera ku musozi cyangwa se kujya gushaka Imana ku musozi cyangwa se kwiriza ubusa kubera impamvu z'ibibazo runaka. Umuntu akagira ibibazo akagenda akajya gusenga. Ndagira rero nk'abantu bakurikiye televiziyo yacu Ijuru TV babashe gusobanukirwa neza ese koko kujya gusenga ku musozi bifite icyo bimariye umukristo cyangwa bifite icyo byamarira umuntu. Ese kwiriza ubusa byo bifite icyo byamarira umuntu. Nk'umuntu Imana yahaye ubutumwa bwiza, ndagira ngo dufatanye hanyuma umuntu utacyumva abashe kucyumva no kugisobanukirwa. Murakoze cyane. Ndabashimiye ku kibazo cyiza mubajije cyangwa se ku cyo mwifuza ko twaganiriza abadukurikiye. Yego. Cyane ko koko yicano yaje ari igisubizo cyane ku buzima bwa benshi cyangwa se bwa bose. Mu by'ukuri ikijyanye n'imyizerere, ikijyanye no gusenga cyangwa se no gukorera Imana bitewe n'icyo umuntu yakwihutira kumva muri ibyo byose, ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi. Gihangayikishije abantu benshi kubera ko abantu babifite mu buryo bwinshi butandukanye kandi bubatwara igihe kinini, bukabatwara ibitekerezo byabo byose, bukabatwara yewe n'ubushobozi bw'ibifatika n'umwanya nibyo nahereyeho. Bibatwara igihe kinini, bikabatwara ibitekerezo, imitima yabo ikagenda
yewe mu by'ukuri n'ubushobozi bw'ibifatika nabwo bakabukoresha ariko bagamije kugira ngo muri rusange bagire imibereho myiza. Numva ari nawo murongo ahari turi bwinjiriremo cyane. Byose bikorwa ku nyungu zo kugira ngo umuntu yumve ko yagira ubuzima bwiza. Nk'uko icyo mwari mukomojeho muti umuntu afite ibibazo, afite ibibazo n'umugore, afite ibibazo n'umugabo, afite ibibazo mu kazi, muri bizinesi se, abifitanye se n'umukoresha, abifitanye se n'abana, abana se babifitanye n'ababyeyi, ibibazo birahari mu muryango, afite ikibazo se cya viza, afite ikibazo cyo guhinga wenda yibaza ati se bizera umwaka utaha imvura izagwa. Mbese umuntu ugasanga afite ibibazo bitandukanye ariko agatekereza ngo by'ukuri reka ibi bintu mbibaza Imana, reka mbaza Imana numva iki bivugaho. Noneho ni mw'ubwo buryo ashobora kujya mugani ku musozi atekereza ko yaba agiye kwihererana n'Imana ariko kuri bya bibazo afite. Sinabura kongeraho ko hari n'ubutekereza ngo ese umuryango wanjye ejo hazaza hawo hameze hati. Kurindwa mu kinyarwanda cyumvikana, kurindwa k'umuryango, kwishinganisha cyangwa se gushinganisha umuryango we. Aho rero unyibukije ko no mu masengesho hari igihe basenga abahanuzi bakabwira umuntu ati tubonye urupfu rw'umwana wawe w'imfura, batariko ati Imana igutegetse ayiyo ngiyo ayitatu kandi ngo yihuse. Ibyo rero nibyo koko nk'uko bibajije, ni ikibazo cy'ingutu, ni ikibazo cy'ingutu cy'ingorabahizi gikwiye kubonerwa igisubizo kuri cano Ijuru ntirikorerwa TV. Umuntu udukurikiye akamenya uko akwiriye kwitwara mu bibazo bishobora kumugwira, mu bibazo runaka. Ariko reka nongereho iki ngiki, reka nongereho iki ko mu by'ukuri ubuzima budafite ibibazo ntawe mbwijeje akiri mu isi. Reka nongereho iki ngiki ko ubuzima budafite ibibazo budashoboka ku muntu ukiri mu isi. Ntabwo bishoboka ukiri mu isi ko wabaho udafite ibibazo. Ariko wabonye ndetse uburyo bwo kugira ngo bivemo wabivamo. None se niba umuntu yasenga amasengesho bigakurwaho, yego, ubwo urumva wowe utayasenga. Urakoze cyane. Mu by'ukuri abanyarwanda hari ibintu byinshi bagiye bavuga banakoresheje ubwenge bw'ibyo babasha kureba, ariko wabikurikirana ugasanga nabyo ubwabyo ni ukuri. Bakavuga bati agahinda mu by'ukuri bagasarura akandi ngo ari ibagara. Icyo nshaka kuvuga, ikibazo kimwe kivaho haza ikindi ukajya mu masengesho kikavaho. Ntabwo kivaho kubera ko wagiye mu masengesho. Nibyo ngira ngo tuganireho. Ariko mbere yuko ninjiraho cyane, ndagira ngo nsome umurongo umwe wo mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13. Haravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Nyine niko gusenga, umuntu arasenga kugira ngo abone za mbaraga. Ndagira ngo tureba nako kanzu, kubera ko kanzu ntago abantu bakazi. Kimwe cyo tugenda ubwo nk'uko ijambo riri kubivuga, ubwo umuntu aka kanya uri kudukurikira
yibagirwe ko hari ukuntu we afite ibibazo bitandukanye n'iby'abandi bafite. Ni rusange mu bantu. Mbese icyo ngicyo kubera ko ijambo ry'Imana ritacyemera turekera aho kucyemera cyane. Twemeranye ko ubwo nta kigeragezo wowe ufite, wowe udukurikira, nta kigeragezo cya hatari ufite abandi badafite. Ibigeragezo ni rusange mu bantu, kuko ari rusange rero mu bantu. Imana ntiyadukuriyeho ibigeragezo, ntiyanavuze ko tuzajya dusenga ibigeragezo bikavaho, ahubwo yavuze ko hamwe n'ibitugerageza ifite ukuntu izajya ducira akanzu kugira ngo bya bigeragezo tubashe kubyihanganira tujyane. Kuki Imana yemera ko ibigeragezo bitugeraho? Icya mbere, tugomba kumenya ko ibigeragezo ubwabyo ni byiza. Uretse gato, Imana se nizana ibigeragezo? Urakoze cyane. Ibigeragezo, ubundi ibibazo byose ntibyariho icyaha kitaraza mu isi. Icyaha kimaze kwinjira mu isi, ubwo isi yari igwiriwe n'ishyano. Shitani yoherezwa mu isi, baravuze ngo wasi ugushije ishyano, ndetse wajuruwe nawe wishime unezerwe. Icyo nshaka kuvuga, ibibazo byose dufite hano byaje kubera ingaruka z'icyaha. Tukiri mu isi rero n'icyaha kiracyahari, n'ibibazo ntibizabura kubaho. Noneho rero Imana yo igasezeranya abakiranutsi bayo. Noneho aho niho nshaka kuvuga ko boho nabo bazajya bahura n'ibigeragezo kubera ko bakiri mu isi, ariko bo hamwe n'ibyo bibagerageza Imana izajya ibacira akanzu babona uko bihanganira bya bigeragezo. Nta kintu bakoze. Ibyo tugiye kuvuga, kuko Imana yiravuze ngo hamwe n'ibibagerageza, sibyo? Ngo izabacira akanzu. Hari ikivuzemo kindi? Tugomba kugenda ku jambo ry'Imana. Iravuze ngo muziyirize mbacira akanzu. Iravuze ngo nzabacira akanzu kugira ngo mubashe kugira ute kubyihanganira. Reka tujyane. Imana ikavuga ko noneho kubera ko turi mu isi igomba kuboneka nk'ibigeragezo byanze bikunze, ikabwira abakiranutsi noneho bo ko bagomba kwemera ibigeragezo bikabageraho kugira ngo badevelope karakteri yo kwihangana. Mbese ibigeragezo ubundi ni ibiryo by'umukiranutsi bituma muri we hiremamo abasirikare bitwa kwihangana. Bivuze ngo utagize ibigeragezo ntiwagira kwihangana. Nivuga ngo ni ibiryo buriya urukingo ni utuvirusi dukeya tw'indwara bagutera kugira ngo ya ndwara niza noneho nyirizina izasange abasirikare muri wowe barakangutse, bakanguwe na twa tundi baguteye mbere. Urimo kubyumva? N'ibigeragezo rero nuko tugomba kubyumva. Bizira kugira ngo umukiranutsi w'Imana akomezwe nabyo. Nakomera bituma iby'ubutaha bizaza bitazamuhungabanya. Bivuze ngo n'umuntu yagombye no kubyinubira, yagombye no gushaka ko bivaho, kuko nushaka ko bivaho ikindi kiraza kuza gikomeye. Ni nko kujugunya ibinini, ni nko kuba gisanga nta rukingo ruri muri wowe. Ni nko muganga yaguha imiti ukayijugunya, reka nongeraho undi murongo. Reka nye mu Baroma mu gice cya 5 ndasoma imirongo ibanza mikeya guhera ku murongo wa mbere, umve ko navuga. Haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Uyu ni umukiranutsi bari kuvuga, watsindishirijwe no kwizera bikamuhesha amahoro ku Mana kubw'umwami wacu nde Yesu Kristo. Buretse agatoya aho ngaho, kuko aho ngaho harimo urufunguzo tugiye gukoresha dufungura ibi bintu. Deja ubundi reka nkubwire, uriya muntu wagiye ku musozi, uriya muntu uri kwibabaza, uzi ikintu ashaka? Aragira ngo yumve ko yegeranye n'Imana yo ifite ubushobozi
bwo gutsinda cya kindi kimuremereye. Urimo kubyumva? Wa muntu wanze wigomwe ibiryo, wa muntu wagiye ku musozi, ikintu ari gushaka nta kindi, aragira ngo yereke Imana ko yibabaje, ariko kugira ngo amere nk'uzanye Imana mu ruhande rwiwe, imurwanirire, imucira kanzu, imufashe kurwanya bya bindi byamurwanyaga. Urimo kubyumva? Yagiye kuyibutsa cyangwa ntago numva ko. Urakoze cyane. Mu yandi magambo ni nko kuba yumva ko yamwibagiwe hahandi ari Imana itari mu ruhande rwe, noneho kagiye gukora ibituma itari mu ruhande rwe, ko agiye gukora ibituma Imana iba mu ruhande rwe, kandi akaba azi ngo nta kintu kiri hejuru y'ubushobozi bw'Imana. Niba mu ruhande rwe izamutsindira bya bindi bimugerageza. Urimo kubyumva? Noneho rero hano baravuze ngo, ntago bavuze ngo ubwo twigomye kurya imyaka myinshi dufite amahoro ku Mana. Baravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu inde Yesu Kristo. Mu yandi magambo, ibyasabwaga byose kugira ngo ngewe mbane n'Imana amahoro, Yesu yagize ute? Yarabikoze. Ubwo igitera abantu kujya gushakira Imana mu mwobo, mu mashyamba, mu mazi, mu kureka umuceri n'ibirayi, muri make nuko batizeye Yesu. Bamwizeye bamenya ko Yesu yabunze n'Imana, ko Imana iba mu ruhande rwabo, ko nta kibazo bafitanye n'Imana. Bavuze ngo ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu nde Yesu Kristo. Udatinze abantu wasomye uvuga ku kanzu. Yego. Imana yadusezeranyije ko izaducira kanzu. Yego. Nitumara kwizera. Yego. Izaducira kanzu muri ibyo bigeragezo. Yego. Bivuze ngo umuntu ujyayo yego ni umuntu utaratsindishirijwe. Urakoze cyane. Biranumvikana. Urakoze cyane. Noneho hepfo nakomeza bavuga ngo ariko si ibyo byonyine. Ku murongo wa gatatu, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, ubwo kunesha kugatera ibyiringiro. Urimo kubyumva? Twishimira no mu makuba yacu. Urumva ko umukiranutsi we abasha kwishima no muki no mu makuba. Wa undi ubagiye ntago abayishimiye. Abari kuvuga ati ibintu birandenze. Birandenze. None se reka dukore ko gato. Bafata n'inkoni bagakubita ibyo bintu. Ariko Yesu nawe Yesu hano yagiye ku musozi gusenga. Ako kantu bajya bakitwaza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Aravuga ngo yarasenze ngo ageze haravuga ngo iki gikombe ngo sinkinywereho. Kindenge. Niba bishoboka. Noneho ngo ariko bibe uko ushaka. Urasi yari yihannye. Bye kuba uko nshaka. Uko ngewe yicujije. Uko nshaka. Ahubwo yari yicujije. Urimo kubyumva? Yesu rero nubundi we yarazi neza ko atagendera ku marangamutima, atagendera ku by'umubiri urimo ushaka. Aravuga ati Mana bishobotse igikombe cyandenga, ariko bibuko ushaka bye kubuko ngewe nshaka. Bigaragaza iki ahubwo? Bigaragaza ko gusenga k'umukiranutsi noneho tujyana aho ngaho. Gusenga k'umukiranutsi si ukugira ngo hakurweho ibiri kumugerageza. Abo gusenga k'umukiranutsi bituma yibuka umugambi w'Imana no muri ibyo ngibyo birimo kumubaho. Noneho rero bigatuma noneho ubwo agaruka. Gusenga k'umukiranutsi urumva ntibiri guhindura iby'Imana nayo iri gushaka kuri we. Oya, ahubwo birushaho gutuma yibuka ko n'ibyo byose biri kubaho ku nyungu z'Imana, kagomba no kubyemera nk'uko Imana ibishaka. Urimo kubyumva? Ntabwo rero dusenga nk'abakiranutsi kugira ngo dukureho iby'Imana ishaka ko bitugeraho, ahubwo dusenga nk'abakiranutsi kugira ngo nanone twe gutekerereza mu nyungu za kamere yacu, ahubwo n'ubundi dutegereze mu mugambi w'Imana. None se uko gusenga wavuze uri kuvugaho? Yego. Haranyine bajya ku musozi. Yego. Mbona Yesu yabaga uruhande rumwe akatabigishwa be akagenda akajya ku musozi. Yego. Agasenga Imana. Yego. Abo bantu se dore impamvu ya Yesu. Yesu yabaga ari muri fule y'abantu igihe cyose. Nuvuga ngo Yesu ahantu hose yabaga ari y'abantu babonaga ko ahari.
bazaga ari benshi, nta yandi mahitamo Yesu yabaga afite rero. Bivuze ngo yagiye kubera ko ahunze abantu. Yagiye kugira ntabwo ari kujya kuko nyine niyo mpamvu yagiye gusenga, cyangwa n'umusozi nyine yagomba kujya ku musozi atanga urugero ko oya ntabwo ari gutanga urugero rwo kujya ku musozi, ahubwo hari n'umuririmbyi uvuga ngo muze mwenyine twihererane mu nsange ahantu hatari abantu. Reka tujyane ku icyo ngicyo. Tugiye kuri icyo ngicyo bivuze ko nibyo nange nemera ko ugomba gukereya room, ugomba gukereya espace cyangwa se ikirere cyiza cyo gutuma wibwira iby'Imana, sibyo? Ariko Bibiliya ikavuga gute? Ikavuga ngo noneho dusenge ubudasiba. Nuvuga ngo iyo room ngomba gukereya ituma nsenga Imana, ngomba kuba ndi mu bihe byo gusenga kandi igihe cyose. Bivuze kuvuga ngo iki? Bivuze kuvuga ngo biranashoboka ko nshobora gusenga ndi no muri bus, biranashoboka ko nshobora gusenga ndi wanjye mu rugo, birashoboka ko nshobora gusenga ndi no mu kazi kanjye, birashoboka ko najya no ku musozi sinsenge, kubera ko n'ubundi nubwo nahunze abantu basanzwe ariko sinahunze ibitekerezo byanjye. Urimo kubyumva? Ndacyabifite. Uracyari wowe n'ubundi wa wundi uri hahandi, ni ukiri wa wundi ugeze ku musozi. Urimo kubyumva? Birashoboka rero ko wajya ku musozi ntusenge bitewe nuko nubwo wahinduye ikirere wari urimo, ariko ntabwo wahinduye ibitekerezo byawe. Niba rero gusenga bisaba kwerekeza ibitekerezo ku Mana, ubwo kwerekeza ibitekerezo ku Mana byakorwa, birashoboka ko wanabikora uri ahandi hantu hatari aho usanzwe uri, reka mbyemere rwose, ariko byanakorwa uri naho usanzwe uri mu gihe cyose umutima wawe udafite ibindi bintu uri muratekereza, ahubwo gutekereza ku Mana. Ariko noneho tujyane. Bibiliya ikavuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Ntabwo bivuze rero ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro kubera ko ibyo yari ari gusengera byagize ute, byakuweho, ahubwo n'umumaro waba kwibuka ubushake bw'Imana muri ibyo bintu birimo biramubaho. Urimo kubyumva? Bityo kubera ko umukiranutsi aba yubaha Imana akanashimira Imana, akavuga ati Imana ndagushimiye ko menye kibi wemeye ko bingeraho kugira ngo nanyigishe niki. Bityo n'Imana bimuciriye akanzu ko kumenya n'ibyo ngibyo Imana yamushakagaho. Ntabwo rero akanzu k'Imana ari ukuduha ibyo kamere zacu zishaka, ahubwo ni no kumenya impamvu ya buri kimwe cyose. Urimo kubyumva? Reka mfate example cyangwa se urugero rusanzwe rw'ibifatika. Ushobora kuba tuvuge warakajwe n'umuntu, sibyo? Ukaba warakajwe n'umuntu mu by'ukuri akakugirira nabi, akakurakaza. Noneho mu masengesho yawe ukaba uri gusenga uvuga uti Imana rwose uyu muntu aranyanga, uyu Mana aya masengesho urabizi kabaho, uyu muntu aranyanga ndetse uzamwimure hano, umuturanyi wanjye arambangamiye, cyangwa nange uzanyimura ahangaha, uyu muturanyi arambangamiye, ugasenga mu bwo buryo. Kubera ko amasengesho nyine abantu basenga akenshi aba ari mu bwo buryo. Ariko mu by'ukuri wasenga Imana cyangwa se wakwihererana n'Imana mu buryo bw'isengesho, Imana ikakwibutsa mu ijambo ryayo ko yatubwiye gusabira abatwanga no kubagirira neza no kubifuriza ibyiza. Urimo kubyumva? Noneho rero wabyibuka kandi ngo tubabarane nk'uko Imana yatubabariye muri Kristo Yesu. Wabyibuka ugahita uvuga ati ahubwo nari gusenga nabi, ati ahubwo Mana ndagushimiye ko nuriya muturanyi atuye hafi yanjye akajya ahora anyibutsa ko nkwiriye no kumusabira uko byamera kose. Umva ikindi, ukongera ukibuka ko ubwo Imana yatubabariye muri Kristo Yesu itatubabariye kubera ko turi beza mu ngeso, ahubwo yatubabariye kubera ko Yesu yabonetse kugira ngo abe inshungu yacu, abe igitambo cy'ibyaha byacu. Ukibaza, ese Imana ngewe indebeye mu migenzereze yanjye yanyemera? Ntago yanyemera.
niba itanyemera ni ikigaragaza ko inyemerera gusa muri nde muri Kristo. Nanjye uriya nkwiye kubana nawe nk'uko Imana ibana nanjye, atari uko ndi mwiza, ahubwo kubera ko yambabariye muri nde muri Kristo Yesu. Urimo kubyumva? Urumva rero ko gusenga k'umukiranutsi ko kurashoboka kandi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ikindi wavuze no kwiriza ubusa. Kwiriza ubusa Imana ishima ni ukuhe? Kwiriza ubusa Imana ishima, Yesu muri Yesaya 58 barabivuga. Bavuga ko kwiriza ni ukubohora ingoyi z'abari ku ngoyi nyine, ni ukugaburira abashonji n'ibindi. Ariko ijambo ry'Imana riri kuvuga iki? Bari kuvuga ku mukiranutsi kwiriza ubusa nyakuri nuko akomeza kubwira abantu ubutumwa bwiza, yamamaza imirimo Imana yakoze, abari mu nzu y'imbohe bakabohoka, abashonji bakabona ibyo kurya. Ubu ndi kwiriza ubusa kandi nariye mu kanya kashize. Nuvuga ngo kwiriza ubusa ni iki gikorwa cyo gukomeza kudashyira umutima ku bindi bintu, ahubwo ugashyira umutima ku by'Imana yavuze. Mu yandi magambo, ni nge wiyiriza ubusa, niriza ubusa ibyifuzo byanjye kugira ngo nihaze ukwifuza kw'Imana. Ntabwo kwiriza ubusa ari ukwigwa mu muceri, wakwigwa mu muceri ariko mu ntekerezo zawe huzemo ibidafite umumaro mwinshi, umumaro na mukeya, ugasanga no ntabwo wirije ubusa kuko wiriwe n'ubundi utekereza ibidafite umumaro. Kwiriza ubusa nyakuri rero ni ukuba mu by'Imana iguhamagarira kubamo, bikakurinda gutwara umutima mu bindi Imana idashaka, bityo ukaba wibwira iby'Imana. Kandi iyo wibwira iby'Imana ubonera ibisubizo byose muri ibyo ngibyo wibwira nyine biva ku Mana. Ako kantu usuvuze ko kwiriza ubusa, Yesu yahuye n'abigishwa bari gusengera umurwayi warwaye abadayimoni. Yego. Aravuga ati uriya ntagakurwaho. Yego. N'ibiganza n'iki sinzi ko babivuze, ariko aho kandi ndumva kumva banga kurwaho no kwiriza ubusa ndetse no gusenga. Urakoze cyane, urakoze muvandimwe. Urumva ko nyine ni nacyo turimo turavuga. Kwiriza ubusa nyakuri nibyo turimo turavuga. Kwiriza ubusa nyakuri ni uko nguko mu by'ukuri umuntu, ariko nanone ni umukiranutsi, ntago ari umunyabyaha, kuko umunyabyaha isengesho rye ni ikizira kuwiteka, ni ikizira ku Mana. Umukiranutsi no kwiriza ubusa kwe nuko nyine akomeza kwibwira iby'Imana. Iyo wibwira iby'Imana uretse no ku bandi no kuri wowe ubwawe, hari byinshi bibi watekerezaga bigira ute bigenda. Urimo kubyumva? Ariko n'ibyo watekerezaga ku bandi nabyo bibi bikagira ute bikagenda, kubera ko wakomeje kwibwira iby'Imana. Biravuga ngo byose bibonerera ababoneye, ngo nta kibonerera uwanduye utizera. Kwiriza ubusa bituma tuba mu isi y'intambara, tutabona intambara, tubona ishimwe riva ku Mana. Mbese kuguma kwibwira iby'Imana cyangwa se kwibwira ibyo mu ijuru bituma umukiranutsi arenga isi y'ibibazo akinjira mu yindi si y'imigisha, mu isi y'umunezero, mu isi y'amahoro, mu isi y'umwuzuro, mu isi yo kunyurwa, mu isi idafite kwiganyira, mu isi idafite gusonza, mu isi itabamo ubukene. Mbese kwiriza ubusa ko nanjye nemera ko bikuraho abadayimoni, bigakuraho inyatsi, bigakuraho za karande, bigakuraho abazimu mu buryo butari ariko uzinkunganiye kuri icyo kintu. Yego, ndabyumvishe cyane. Yego. Urumva kwiriza ubusa ni ukwiyambura ubusisi. Kwiyambura ubusisi ubwo sinzi biza kumvikana. Kwiyambura ubusi. Yego. Ubutekereza bw'isi. Yego, urakoze cyane. Ugatekereza ubujuru. Urakoze cyane. Sinzi nabuze. Oya ndi kukumva kandi baratwumva n'abadukurikira. Badukurikirira aho ngaho urimo uravuga. Umwanya ufite wo kwiriza ubusa. Yego. Urumva ufite umwana muri wowe. Yego. Bwinshi bugwiriye. Yego. Ubwo bumana. Yego. Iyo wamaze kubugira buzana. Yego. Buzana izindi mbaraga. Burizera. Yego. Burarema. Yego. Kuko ntago ubukiri gutekereza. Urakoze cyane. Bya bindi wabuyambuye. Bwimura imisozi. Bwimura umusozi wiyambuye ibintu byose wagombye gutekereza byo kwisi. Umusozi w'ubukene uragenda cyane. Umusozi w'ubupfakazi uragenda cyane. Umusozi uko ntari mwiza uragenda cyane. Umusozi uko natuye heza uragenda cyane. Mbese iyo misozi yose irimuka ku muntu wirije ubusa. Hari ikindi Yesu baramubaje, ariko kuki abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biyiriza ubusa, atariko abigishwa bawe ntibiyirize ubusa? Arababwira ati rero ntago abasangwa bakwiriza ubusa umukwe
agihari. Mu yandi magambo y'umukwe ahari, burya ibirori nyine biba ari ukwishima. Ibirori abantu bararya bakanywa kubera ko umukwe ahari. Nk'ahantu hari ubukwe bategereje ko umukwe aza, burya baba banaretse kurya ngo umukwe abanze aze. Ariko iyo umukwe yahageze, burya ari umunezero, abantu bararya, abantu bakanywa. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Yashaka kuvuga we, kubera ko ari kumwe n'abigishwa be, nta mpamvu bafite yo kutanezerwa, nta mpamvu bafite yo kwambara ibigunira nk'uko babikoraga biyirije ubusa mu gihe cya kera. Bagomba kunezerwa kubera ko bari kumwe n'ibisubizo bya buri kimwe cyose. Mbese burya iyo umukwe ahari, byakabaye bivuze ko ibintu byose bigomba kuba bimeze neza. Ariko babwira ko hari igihe bazihiriza ubusa. Ni ryari? Ni igihe yagomba kuba yapfuye, kuko bongeye kugira ubwoba, bongera guhunga, bongera gutekereza ukundi, kubera ko protection bari bafite muri Yesu itagize ute, idahari. Ariko wakwibaza ngo ese nuko bikimeze? Oya, Yesu yarazutse kandi yagarutse gutura mu bakiranutsi mu buryo bw'umwuka, kugira ngo nubundi be kongera guhangayika, be kongera kugira ibibazo, ahubwo bakomeze bavome protection, bavome kuzura, bavome umunezero muri Kristo Yesu, bakomeze bagubwe neza. Urakoze cyane rwose, ndagushimiye. Ntekereza ko mvuganiye abantu benshi bibazaga ibi bintu cyangwa batekereza kuri ibi bintu. Ariko reka dukoretire iki kiganiro cyacu. Yego. Tuvuga duti kwiriza ubusa. Yego. Mbese ibintu byose bishingiye yego mu bw'umwanya Yesu. Yego, urakoze cyane. Mu bw'umwanya Yesu. Yego. Umuntu afashe umwanya, agaha umwanya gutekereza iby'ijuru. Yego. Akabiha umwanya ntagire ibintu na kimwe atekereza kindi. Yego. Ntekereza ko aba yirije ubusa. Niyo yaba ari gukora ibindi, ariko umutima we ukaba uri gutekereza ku Mana cyangwa ku Muremyi, cyangwa se kuri Yesu Kristo, cyangwa ku mbabazi za Yesu, urukundo rw'Imana, ku mbabazi z'Imana, ku buntu bw'Imana. Ubu twirije ubusa natwe, ubu twirije ubusa twebwe. Urakoze cyane rero, Imana irushaho kubasobanurira, kandi navuga ngo reka ngushimire cyane ku busesenguzi dukoze. Ni na byiza cyane, wenda n'ababyibazaga babyumve kandi barushaho kubisobanukirwa. Yego. Nanjye ndagushimiye ko Imana yagushyize ku mutima ko twaganiriza abakunzi bacu muri ubu buryo, kandi dukomeza kubwira abadukurikira ko mu by'ukuri batazatenguhwa no kudukurikira, kubera ko ibiganiro byacu bizakomeza kuboneka kandi bizajya biboneka biri mu mwihariko. Buri kiganiro gifite umwihariko wacyo, buryo rero nta kubimenyera, nta kuvuga ko hari ibyo warebye, ahubwo byose bihora ari bishyashya kuri channel Ijuru ntirikorerwa TV. Amahoro y'Imana rero abane n'abizera Yesu Kristo bose none iteka ryose. Amin. Amina.